Hari abasore benshi bafite ikibazo kimwe, ndandika message ariko nansubize, sindi icyo nakora kugira ngo conversation yanjye igende neza. Dore ukuri ni uku nguku, hari message imwe yoroshye cyane ishobora guhindura byose. Iyo message ni iyi ngiyi: numva uri umuntu utera turbo gato. Iyo iroroshye ariko ifite imbaraga zikomeye cyane. Uyu munsi ngiye kukwereka impamvu ikora, uko yakoreshwa neza, nuko ushobora guhindura conversation yawe burundu. Reka mbakubita gastori. Hari umusore witwaga Kevin. Kevin yari asanzwe yandikira abakobwa gutya: hi, hello, umeze ute? Ariko ikibazo cyari kimwe, abakobwa ntabwo bamusubizaga. Yibwiraga yuko ikibazo ari isura ye cyangwa amahirwe. Ariko umunsi umwe yagerageje ibintu bitandukanye. Yanditse gusa ngo ndumva uri umuntu untera turobo gato. Mu masegonda make umukobwa yahise amusubiza, araseka cyane ngo hahaha. Kuki ubivuze? Conversation ihita ifunguka ako kanya. Mu minsi mike batangiye kuganira buri munsi, bakaganira kuri connection, ndetse ikindi bakajyana connection yihariye. Ibintu byose byahise bihinduka. Ikibazo ni cyari Kevin, ahubwo ikibazo cyari uburyo yandikaga. Impamvu iyi message ikora neza: iyi message ifite ibintu bine bikomeye cyane. Ikintu cya mbere, irimo hamwe, itera turoba si ugutuka, ni playful teasing. Bituma aseka, bituma gufata nk'umuntu uri serious cyane. Abakobwa benshi bakunda umuntu ubaha vibe nziza, ubaha energy. Naho ikintu cya kabiri, itera curiosity. Iyo umubwiye ati utera turbo, ahita yibaza ati ni icyo abonye, kuki ambwiye gutyo, agahita asubiza adatekereje cyane. Naho ikintu cya gatatu, nta pressure aba ariho. Ntabwo avuga ngo ndagukunda cyangwa ngo uri mwiza cyane, ahubwo iroroshye cyane, light. Ibi bituma yumva atekerejweho cyane, akisanzura. Naho ikintu cya kane, igaragaza confidence. Iyo wanditse ngo uba ugaragaza ko wizeye, nturi displayed. Ibi nibyo bikurura cyane kurusha amagambo menshi. Dore uko wayikoresha neza. Iyo ari ubwa mbere umwandikiye ngo ndumva uri umuntu utera turobo gato, yamaze kugusubiza ati nayibonye kuri vibe yawe, iyo niyo conversation igenda neza. Nari nabivuze, uri ikibazo pe. Ukoresha how more, ukomeza kubaka connection buhoro buhoro. Dore ibyo kwirinda: nukora ibi, ntukayivuge mu buryo bukomeye cyane, ntukavuge nabi cyane, ntukayikurikizeho desperation. Niba ubaye serious cyane, uhita utakaza value yayo. Dore ko wayikuraho level. Ushobora kuyikurikiranya gutya: ndumva uri umuntu utera turobo gato. Hari ibintu byinshi utabwira abantu, uri umuntu utandukanye n'abandi. Hari abantu wubatse, cyangwa se uba wubatse curiosity, attraction, connection. Dore ibyo kwirinda: nukora ibi, ntukayivuge mu buryo bukomeye cyane, ntukavuge nabi cyane, ntukayikurikizeho desperation. Niba ubaye serious cyane, uhita utakaza value yayo. Dore ko wayikuraho level. Ushobora kuyikurikiranya gutya: ndumva uri umuntu utera turobo gato. Hari ibintu byinshi utabwira abantu, uri umuntu utandukanye n'abandi. Hari abantu wubatse, cyangwa se uba wubatse curiosity, attraction, connection. Isomo ry'ingenzi: message nziza si amagambo menshi, ni uburyo uyivibinga. Iyi message irakora cyane kubera ko irasekeje, iroroshye, itera curiosity, igaragaza confidence. Gerageza iyi message uyu munsi, urebe icyo yaguhindurira. Twandikira hasi muri comment, ukande subscribe,
utazacikwa n'izindi video nk'izi ngizi, ndetse kubera ko ifite security nziza.